Muraho neza, nk'ibisanzwe njye nitwa James, murakaza neza kuri Sibo James Tech and AI. Muri iyi video rero ya kane tugiye gusobanukirwa uko Artificial Intelligence ikora mu by'ukuri, kuva ku makuru yose ikusanya, uko iyatekerezaho kugeza ku cyemezo ifata bwa nyuma. Niba warajyaga wibaza uko AI ibasha gusubiza neza cyangwa kumenya amafoto, kumva ijwi cyangwa gutanga inama zifite ireme, uyu munsi ni uwawe. Urarangiza iyi video byose ubisobanukiwe neza 100%. Tudatinze rero reka dutangire. Ubundi mbere na mbere AI ikora ite? Artificial Intelligence rero ikora ishingiye ku kintu cy'ingenzi cyane cyitwa data. Ni ukuvuga amakuru. AI ntitekereza nk'umuntu, nk'uko umuntu wenda ashobora kuba atekereza akagira ibyiyumviro. AI yo yiga amakuru menshi cyane, ikamenya patterns, hanyuma ikabyifashisha gufata ibyemezo bigiye bitandukanye. Nk'urugero naguha, nk'iyo winjijemo ifoto muri AI, ntabwo yo ireba amaso cyangwa amazina y'uwo muntu, ireba utudomo tw'amabara, ikareba imirongo n'imiterere yayo, ikabigereranya n'ibyo yize mbere, ikaba yamenya ko ari umuntu cyangwa ikamenya icyo iheraho ikora. Ubundi data ni amaraso ya AI, niko nabigereranya, nirwo rugero rwiza naguha. Data niyo maraso ya AI, kubera ko nta data zihari nta AI yakora neza. Kubera ko data nayo buriya tibara mu bwoko bubiri bwa data. Hari data iteguye, ariyo navuga wenda nk'imibare, amazina n'ibisubizo. None hakaza indi data ya kabiri bita data idateguye. Iyo ni amafoto, amajwi, video n'amagambo. Urugero rero nyarwo naguha, wenda nk'iyo uri kuri YouTube kumenyera video ukunda, kubera ko igenda ikusanya data y'ibyo ugenda ureba, ikareba ibyo ukunda n'igihe ubimaraho ureba. Babwira yuko niba ugejeje video nanga hita ukanda like, YouTube irabona ko ukunda ibintu byanjye, izajya igwa andi ma video yanjye menshi. Nanone hakaza icyo twita machine learning. Uko AI yiga. Machine learning bivuze ko AI yiga mu makuru aho kuyibwirwa nk'abantu. Hari uburyo bundi butatu nyamukuru AI yigamo. Ubwa mbere tubwita supervised learning, yigishwa n'ingero zisobanutse. Hakaza ubwa kabiri bwitwa unsupervised learning, ubwo ni ukuntu yishakamo aba partners yonyine ibyikoresheje ubwayo. Noneho hakaza indi ya gatatu bita reinforcement learning, iyo yiga ikoresheje ibihembo n'ibihano. Urugero nanone naguha, wenda nk'iyo AI iri gukina nk'umukino, iyo itsinzwe irabihemberwa, nanone yatsindwa igakosora amakosa yayo. Icyo nicyo bita machine learning. Noneho hakataza icyo twita deep learning. Ubu bwo nibwo bwonko bwa AI. Ubwonko bwa AI nyirizina nyine, nk'uko umuntu agira ubwonko bwa AI ni deep learning. Deep learning nibwo buryo bwa AI nyine ikoresha neural network. Bisa nk'ubwonko nyine bw'umuntu. Neural network igizwe n'ibice byinshi. Hari input layer, hidden layer, output layer. Iyo ari layer zibaye nyinshi niho havamo icyo twita deep learning. Cyane cyane niyo ikoreshwa mu kumva ijwi, biriya bita voice recognition, cyangwa kumenya isura, cyangwa nanone za translate igahindura indimi, cyangwa nanone gukora ama chatbot nka za ChatGPT, za Gemini, za Manus n'izindi mugiye muzi zigiye zitandukanye. Iyo niyo deep learning. Ikindi kandi AI ifata icyemezo ifite ikintu ishingiyeho. Ifata icyemezo ishingiye ku byo ishobora kuba yarigishijwe mbere, byinjijwe muri system yayo, aribyo twita probability. Ntabwo ariyo yibwira ikintu cyo gukora, biterwa n'ibyo bayisistinzemo nyine muri system yayo. Nk'urugero wenda nk'iyo AI ikubwiye ngo email ni spam, ntabwo ari uko iyo AI ibibizi ko ari 100% ko yaba ari spam, ahubwo yiragereranya n'amakuru bayishyizemo, ikaba yavuga ati hari amahirwe menshi ko iyi email ishobora kuba ari spam nyine, ikaba yahita ikubwira ngo email ni spam. Wowe wayisoma wasanga atari spam, ukaba wayibwira nyine ati ntabwo ari spam, ubutaha ikazabikosora. Ikindi kandi AI ntabwo ijya ibaza, ahubwo AI yo ikoresha imibare, irabara. Kubera ko AI yo ntabwo igira amarangamutima nk'ay'abantu.
umva umuntu agira amarangamutima, akagira emosiyo n'ibindi byiyumviro nyine by'abantu. Wenda nk'urugero, reba ubonye nk'umwana wenda uri gukorera ihohoterwa runaka, ushyira mu gaciro nyine ukaba watuye wa mwana, ukumva umugiriye impuhwe nyine ukaba wamugirira amarangamutima, ukaba wamutabara, cyangwa nyine wenda ukagira ubundi buryo ubikoramo, ariko akantu k'impuhwe nikaburamo k'imosiyo. Rero AI yo ntabwo ijya ibabara, ntiyishima cyangwa ngo igire ubwoba, nyine igire ikintu itinya, reka kubera ko ni igikoresho. Reba urugero nk'iyo telefone yawe icyo uyibwiye nicyo ikora, nta kintu, nyine ni igikoresho ibyo byose biriya byose bigusubiza itanga, mushobora kuganira ukagira nyine ngo ni nk'umuntu, reka yo ibitanga ishingiye ku mibare n'igereranya. Niyo mpamvu buriya AI ishobora kuba yakora vuba cyane kurusha umuntu, kubera ko yo ni imibare ikagereranya ikagusubiza, ibwira ibi ikagusubiza ibi ngibi. Ntabwo yagira amarangamutima. Reba nk'iyo telefone yawe wenda ugiye kuyikubita hasi ikatigira amarangamutima ati yo mbabarira, ikagutera impuhwe, ntabwo bibaho. AI rero nayo nuko imeze. Telefone urayikoresha ikaganira n'icyo ikagukorera ibyo ushaka, ariko ntabwo yakuvugisha ngo ikubaze ngo kubera iki ugiye kumpena, kubera iki ugiye kunkorera iki, reka. AI rero nayo nuko nguko ikora. Kandi nanone AI idufitiye akamaro ikagira n'ingaruka. Hari akamaro ka AI idufitiye kanini kagaragara, wenda navuga kuba yihutisha ibintu bikihuta, ikihuta vuba, nyine urayibaza ikagusubiza vuba, ibintu nyine ikaba yabyihutisha kandi byari kukugora cyane. Nanone igakora neza, ibintu byose yibwiye igikora neza nyine mu buryo busobanutse, ubona ko buri porofesiyoneri nyine, akaguha ibintu byiza cyane ukishima nawe. Nanone ikaba yagabanya amakosa nk'abantu dukora. Umuntu arumva agira amakosa menshi cyane, nyine ntabwo umuntu wamwizera 100% nk'uko wakwizera AI. AI yo ntabwo iba ifitemo amakosa nyine ugereranyije n'abantu, kubera ko umuntu ararwara akashaka impamvu runaka akaba yabeshya yikurura yishyira, ariko AI yo ntabwo ibyo ngibyo ibigira. Gusa nanone nubwo bimeze gutyo, AI nanone ikagira ingaruka. Ifite ingaruka nyinshi buriya, kubera ko AI ishobora kuba yakwibeshya. Ushobora kuyizera cyane ukayimariramo, ariko nayo iribeshya bitewe n'amakuru ifite. Nanone ishobora kuba yabogamira uruhande rumwe bitewe n'amakuru bagiye bayishyiramo. Urabona abazungu nibo bayikoze. Rero ushobora kuba wagira ikaba ikabogamira uruhande rumwe, urundi ikarwirengagiza bitewe n'amakuru nyine bagiye bayiha. Kandi nanone AI ishobora kuba yakoreshwa nabi, ikoreshejwe nabi rwose, iri mu maboko atari meza. AI rwose yaba igisasu kirimbuzi, yaba mbi cyane. Rero niyo mpamvu umuntu agomba kugenzura AI, atari ukuvuga ngo akayikurikira buhumyi, akagenda nk'utareba nyine ikimubwiye agakora icyo, akayizera akayimariramo cyane, reka. AI ukwiye kujya uyigenzura, ugashyira n'ibiguhaye ibisubizo ukabireba nawe ugashyira muri logique nyine nk'umuntu, ukamenya icyo ukora n'icyo ukwiye, naho yibeshye ukabikosora nyine ukabihindura. Kandi nanone AI iri mu buzima bwawe bwa buri munsi buriya, ariko bamwe na bamwe ntibajya babimenya. Kubera ko AI iri muri WhatsApp, iri kwandikirana n'abantu, ukajya ubona nyine wanditse ijambo, hasi base baguha andi magambo ushobora gukurikizaho. AI ibirimo irakora, akoyeho rimwe na rimwe ntujye bimenya. Nanone iyo uri muri TikTok genda ureba amavideo, ukabona amavideo bari kuguha ni amavideo meza gusa gushimisha, ahuye n'ibyo ukunda, wowe ntumenye ibyo ari byo, kandi AI ibirimo irabikora. Muri YouTube, iyo ugiye kuri YouTube ukareba video nk'ubu gutyo, ukareba video yanjye ugakanda like, ukajya ubona bari kuguha amavideo meza menshi cyane nk'aya yanjye, ni AI ibirimo iragenda ibikora, ariko ntumenye ibyo ari byo. Muri banki iyo ugiye kubikuza amafaranga, AI barayikoresha. No muri kamera, yewe muri kamera ya telefone yawe, iyo ugiye kwifotora cyangwa gufotora ikintu runaka, nabwo irakora. Niyo ikora ikaba yashishoza isura runaka, ukabona ibintu byiza. Rero AI igenda iyoboye ibintu byinshi cyane ugenda ukora mu buzima bwawe, ariko ntubimenye. Rero reka mbibire akabanga,
nk'umuntu warebye iyi video akaba ageze aha ngaha yayikurikiranye neza, ikambibira akabanga utazigera ukura ahandi hantu. Buriya iyo telefoni yawe, buri kintu cyose wandikiye kuri telefoni, buri kantu kose ariko cyangwa uvugiye iruhande rwa telefoni baba bacyumva. Telefoni ifite ahantu hita yohereza andi makuru yawe nyine, ku buryo igihe cyose bagushakira bagufata nyine ikintu cyose wavugiye kuri telefoni, ikintu wandikiyeho, ikintu wavuze uri iruhande rwayo, ubundi ni nka maneko ufite iruhande rwawe, ariko nyine ni amakuru aba ahishwe y'ibanga, kubera ko bimenyekanye ko buri hantu hose hagiye telefoni zibumviriza, urumva byateza impagarara. Ariko nk'umuntu ukurikirana Sibo James Tech and AI, iryo ni ibanga nk'ibi, ujye witonda ku bintu ukorera kuri telefoni. Ni uko iki rero ugomba kwiga AI nonaha ntutegereze ejo. Buriya AI ntabwo ari iy'ejo. AI ubundi ni iya none, uyu munsi niwo mwiza wo gutangira kuyiga ukayisobanukirwa neza. Nutangira kuyiga uyu munsi, ukaza mu minsi iri imbere uzajya uyikoresha neza nyine, ubona inyungu zayo nyine, utera imbere. Rero nuyirengagiza ukumva ni ibintu utazi bidafite epfo ngo na ruguru, udasobanukiwe neza, nuyirengagiza mu minsi iri imbere nyine bazagutwara akazi, usigaye uririmba urwo ubonye. Nuyirengagiza, wa mugani Yesu niwe wavuze ati ntimunyihakana nanjye nzabihakana imbere ya Data. AI nayo rero nuyirengagiza uyu munsi, mu minsi iri imbere izakwereka icyo ari cyo. Kandi kwiga AI ntabwo ari uguhinduka umuporogaramu ngo ube umuntu urenze cyane, reka. Wowe niwiga AI bizagufasha kuyumva, wumve uko ikora n'uko ushobora kuba wayibyaza umusaruro nyine. Ntabwo bisaba ngo uhinduke umuntu urenze cyane, watari umuporogaramu w'umu IT, reka. Muri iki gice cya kane rero twakwita part 4, reka nizere neza yuko usobanukiwe uko AI ikora mu by'ukuri. Kubera ko ngerageje kubisobanura mu buryo bushoboka bwose. Rero mu gice cya 5 nimucyitege, nacyo ndaje nyibakorere, cyo ndaza tuvuga uburyo AI ishobora gukoreshwa mu gushaka amafaranga no mu bucuruzi. Mucyitege nacyo ndaje ngiye kugitegura, kandi mwandike na comment, mushyiremo imitima myinshi, mukande like, ntimwibagirwe kwiyandikisha kuri iyi channel mukanda subscribe, kandi ikindi iyi video uyisangize n'abandi wumva bayikeneye buno bumenyi yafasha. Murakoze, mugenda munyeka ko nkunda video, nakagaruka turi kumwe. Ciao. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.